ikaze inshuti mukunzi dukurikirana uko bwije nuko bukeye kuri YouTube channel yacu Rwandan TV show. Nkuko bisanzwe murabizi ko tumenyereye kubagezaho ibyiza muri kumwe nanjye Jemve. Uyu munsi tukaba twasuye umwana rero guys. Twasuye umwana ufite impano yo gushushanya, akaba araza kutuganira tubwire kuntu byaje ndetse n'ukuntu byaje kuba impano. Akaba rero twasuye, kamera iri kumutwereka neza, akaba yabanza akatwibwira muri bande, mwatwibwira amazina yanyu. Murakoze, nitwa Turamukiza Ivan. Ubusanzwe nikundira nyine kano kazi ko gushushanya. Rero mbere na mbere banjije gushimira abari kudukurikira, abakurikira ino channel, mukore subscribe kandi like, mukore na share n'icyo navuga. Turamukiza Iva, watangiye kumenya ko ufite impano yo gushushanya nka ryari, waje kwibonamo impano gute? Kuntu byatangiye nyine kwa kundi uri nk'ahantu umuntu akaza akakubwira mukaganira nyine ibintu byinshi. Njyewe ukuntu byatangiye mu ishuri nyine nikundiraga gushushanya pe. Abandi babaga bari kwiga ndi kwishushanyiriza, njyewe biza guhera aho ngaho nyine birazamuka bigera ku rundi rwego. Ubu ngubu nyine ndi umuntu uzi gushushanya, ariko nyine ntabwo ari cyane, ariko ndabizi. Utubwiye ko byatangiriye mu ishuri, ko bajya uriga ko bajya bavuga ngo abanyeshuri bazi gushushanya kenshi baba ari abaswa. Ese kuko nawe nibyo mu ishuri uri umuswa wo kuzi gushushanya cyangwa baba babeshya? Watubwira bimeze gute, ndetse unanagire n'inama abantu bavuga ibyo bintu ko baba batubeshya, ubundi tugwa umwanya utangire ushushanyiriza. Inama nagira abo bantu baba bavuga ati ngo abantu bakunda gushushanya baba ari abaswa. Abantu baba bakunda gushushanya ntabwo aba ari bose. Ntabwo wabona umuntu ari gushushanya ngo uhite uvuga ati ngo uno ni umuswa. Nkanjye ndashushanya ariko ntabwo ndi umuswa, aba ari impano. Abantu rero bavuga ati ngo abantu bakunda gushushanya ngo aba ari abaswa, ibyo ngibyo ntabwo biba ari ukubeshya, ntabwo aba ari abantu bose nyine. Urakoze cyane. Naryo tubwiye ko witwa Turamukiza Ivan. Okay, twereke ikintu ugiye gushushanya. Ikintu ngiye gushushanya ni umukinnyi uzwi, namubereka kugira mubashe kumureba. Uwo mukinnyi se ubundi yitwa gute? Mwita Mohamed Salah, ni umunyafurika uturuka muri Misiri. Muri make ugiye kumushushanya, uze kumutwereka ku gipapuro ameze neza. Okay, umwanya ni uwawe, watangira ugashushanya nta kibazo. Murabibona yuko agiye gutangira gushushanya, kameramani natwereke urupapuro ruriho ubusa, nibwo agiye gutangira gushushanya. Turagaruka mu kanya atwereka icyo yashushanyije. Mukomeze mubane natwe. Murabibona ko rwose ageze kurashushanya. Nanjye mfite amatsiko kabisa, ntukureho rwose utarangije ino video. Dukomeze turebe umukinnyi wacu agiye kudushushanyiriza mpaka arangiye. Wow. Murabibona ko rwose umuhungu wacu abisoje neza cyane. Umukinnyi akaba amurangije. Harya watubwira uyu mukinnyi yitwa nde? Nkuko nabibabwiye, no mukinnyi nashushanyije bamwita Mohamed Salah, aturuka mu gihugu cyo muri Afurika, abenshi bazi nko mu Misiri nyine muri Egypt kwa Farawo. Okay, watwereka uwo wamwiganye umushushanya tukareba nimba ari kimwe neza. Wenda ko byaba ari kose ntabwo byaba bimeze kimwe wenda, ariko nyine murabona ko bifitanye akantu k'agashusho nubwo kitararangira neza kabisa. Biragaragara ko ari we 100%. Uri umuhanga cyane. Ese urateganya ko ibi bintu uzajya bikora nk'umwuga cyangwa ni uburyo bwo kwishimisha gusa? Ni uburyo bwo kwishimisha gusa nyine, ku buryo tukuboneye ibiraka nka kuno bagiye kureba video yawe bakifuza ko wazabashushanyiriza. Se wakwanga kuyakorera?
aya ntabwo nabyanga kuyakorera amafaranga se ntawanga gukorera amafaranga nyine. Okay, turagushimiye ko wakiriye ubutumire bwacu ndetse dushimiye n'abantu bose bakurikiye ino video naho ubutaha mu zindi video. Bye bye.